Soma Itangiriro ibice 18 murongo wa 10 tugere ku wa 15. Itangiriro ibice 18 murongo wa 10 tugere ku wa 15. Bibiliya iravuze ngo undi aramubwira ati iki gihe cy'umwaka nikigaruka sinzabura kugarukaho uri Sara umugore wawe abyaye umuhungu. Sara byumvise ari mu muryango w'ihema, ari inyuma ya Abrahamu na Sara bari bashaje bageze mu zabukuru, kandi Sara ntiyarakijya mu mihango y'abakobwa. Sara asekera mu mutima ati ko maze gukecura nzanezerwa ntyo kandi umutware wanjye akaba ashaje. Uwiteka abaza Abrahamu ati ni iki gishekeje Sara? Akibaza ati ni ukuri koko nzabyara nkecuye? Hari ikinanira Uwiteka se mu gihe cyasizweho? Iki gihe cy'umwaka nikigaruka nzakugarukaho Sara abyare umuhungu. Maze Sara arahakana, ni iki gituma abayizi batareba iminsi yayo? Nitwa Singirankabo Boniface, ndi umukristo hano, ndi umugabo, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Shimiye Imana n'itorero tumye duhagarara ngaha kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Bamaze kumbwira ko tuzaganira, afashe umwanya wo gutekereza no gusenga no gusaba Imana icyo nzavugana namwe. Numva muri njyewe hajemo imbaraga eshatu zibasha buri kimwe kiri ku isi. Hari imbaraga eshatu zanjemo numa nshaka kuganira namwe, zishobora buri kiremwa cyose kiri ku isi. Ikintu cyose kiri ku isi hari imbaraga zigishobora, ni nyinshi ariko nasanze hari eshatu zidomina izindi. Hari imbaraga za mbere zitwa imbaraga z'Imana. Izi ni imbaraga zishobora ikiremwa cyose kiri ku isi, kugeza ku rwego Yobu yavuze ngo izi imbaraga zayo ngo zijya zimbura imisozi itabimenya. Iyi mbaraga iri hejuru, irakomeye, irarenze. Imbaraga ya kabiri ni imbaraga yitwa urupfu. Iyo ntago ndaza kuyigisha kuko naye ngira ubwoba bwo kuyivuga. Hari umupasiteri w'inshuti yanjye yitwa Mugabo, ajya ashobora kuruvuga cyane, bazamutumira avuge ko iyi mbaraga yitwa urupfu. Iyi ngiyi ubushize nagize amahirwe yo gutabara Rusororo, umuntu yabyariye umwana Nyamiramba ahita apfa, ngerayo umuntu umwe arangira avuga ngo ntawe uvura urupfu. Naratangaye. Iyi mbaraga yitwa urupfu niza, umve ko muziranye n'abadogiteri, yanteye ubwoba. Imbaraga bizashira, abami bahinduke. Ndagira ngo mbatangarize kwihinduka ry'ibihe ryaje ntaho waricikira. Ibihe bihindura ibintu bigahindura n'abantu. Abantu twicaranye ahangaha tumaranye iminsi ahangaha mu itoro rya Nyarugenge, yesi mpamaze myinshi cyane, mpamaze nk'imyaka nka 13, ariko abantu twatangiranye muri urusengero hari impinduka zimwe mwagiye mubona kubera ibihe. Abo twabanye, abashumba batangiye bicara hariya hari ingoma, murabyibutse? Abaririmbyi bakaririmba bari imbere y'abashumba. Ibihe birahinduka, bicara ahangaha, murabyibutse? Ibihe biza guhinduka, tugeza ahangaha. Ibihe bifite imbaraga, nta ntebe bitaguhagurutsaho, nta ntebe bitakwicazaho, nta ndege bitakuriza, nta modoka bitaguha. Ibihe, ihinduka ry'ibihe, haleluya! Umve, nta uriwe igihe cyatinya kuguhindura. Gusa hari imbaraga ebyiri zishobora kugufasha mu gihe. Imbaraga ebyiri zishobora igihe. Harimo imbaraga ya mbere yitwa gusenga. Amasengesho ajya afata igihe akakinyeganyeza. Hari umurimbyi ntibutse nimero yaravuze ngo ibihe nsenga Uwiteka, ibi bihe ngo bijya bintarura. Imbaraga yitwa gusenga niyo yonyine yagufasha igihe ikagishobora. Umugabo wawe ntiyagufasha mu gihe, umugore wawe ntiyagufasha mu gihe, umushumba wawe ntiyagufasha mu gihe. Hari imbaraga ishobora igihe yitwa kugira gute? Gusenga. Mubikunde, mubyubahe, mubiha agaciro,
gusenga ni imbaraga ishobora kunyeganyeza ibyigize igihome bikanyeganyega. Akamura kumvishe imbaraga ya kabiri ishobora kugufasha mu gihe ni imbaraga yitwa guceceka. Kugira gute? Muzasoma umubwiriza 3 yaravuze ngo ikintu cyose gifite igihe cyacyo. Yaravuze ngo hari igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga. Ni wihe ibintu by'umunwa mu gihe cyo guceceka bazakudiya. Hari aho bigera bikaba ngombwa kugira ute uceceka. Igihe shaka kuvuga hejuru ihinduka ry'iki, igihe kiguha inshuti ubundi kikazitwara. Kandi iyo uri umuhanga, harabona bibwiye nabonye hanga twari turi kuganira ahantu, hari igihe Imana ikuzanira inshuti mu gihe cy'umwaka umwe izakemura ibibazo mu mwaka umwe. Kubera kutabimenya ugakomeza kuyizirikaho izagukomeretsa igikomere utazakira. Inshuti ije gukemura ibintu ubundi ntitinda mu buzima, iyo irangije iragenda. Birori kuvuga ngo kutakimpamagara igihe yaguhamagara icyari kiriya, gabanya amatiko ku bantu. Hari umuntu uza mu buzima bwawe afite icyaje gukora. Nagiye mbabona mu buzima bwanjye, hari abantu nagiye mbona, hari n'uwo nabonye muri covid, muri corona, ariko ibihe ni igitangaza. Aranyandikira arambwira ngo nakubonye kuri YouTube uri kwigisha, ati ko isengero zikinze ubu mubayeho mute? Ndavuga ubuzima buragoye. Arambwira ngo ngiye kukohereza amafaranga ukureho 1,100 ibindi 200 ubiha abakozi b'Imana bavuga ubutumwa bagenzi bawe. Yanyohereje 300 muri corona, mfite ikaye byanditsemo. Abavuga ubutumwa bankurikiye kuri YouTube n'abari hano barabizi, muri corona haye abantu amafaranga. Umubavuga ubutumwa bemewe ndimo kubera ko nagabure bavuga ubutumwa muri corona. Uwo muntu sinongeye kumubona, n'ubu nimero ye narayibuze. Yaraje mu icyo gihe kugira ngo abashe kugira ibyo agira ate akemura. Rero hari inshuti za mu buzima bwa ari igihe gitoya, ho kiri kuvuga ngo se ngo kuki ngo atongeye gukurihira umwana wanjye karagahembwe kamwe, ni igihe cy'igihembwe kimwe. Ese murimo muranyumva? Urasabwa rero kuba mu buzima umenya kuba mu gihe, ukamenya uko cyitwaramo. Nimuvuge ngo amen. Igihe heruze gusura korari imwe nararirimbye, ariko kubera igihe mwumva ko ijwi rigenda rigorama, tugezeyo barisanzura. Hari abaririmbyi 3 bari baravuye muri korari, nabo bababwiye ngo ndaza kwigisha kubera ukuntu bakunda ijambo ry'Imana ngo baze kunyumva. Barangije bavuga ngo ese ngo murumva ngo hari ibyo mwabaza abakozi b'Imana ku ijambo amaze kwigisha. Aho 3 baravuye muri korari, ati kwego icyo tumubaza, umuntu asaza ryari ku buryo agomba kurekeraho kuririmba. Ndababwiye ntese kubera iki? Ati ubu twavuye muri korari. Mwakuwemo n'iki? Ati dirije yaradufashe atwambura mikoro atujyana n'inyuma. Igihe urimo si cyo gufata mikoro y'inyuma. Iyo utari wasobanukirwa imbaraga zihinduka ry'ibihe, wowe urwana usaba ibitagukwiye. Ariko iyo uzi igihe cyawe umenya uko ugomba kugikoresha. Wabandi babyina bagiye ukabyina ugiye ntibihura, urajya kubyinira inyuma. Igihe urimo si cyo guhagarara imbere, ni cyo guhagarara hehe. Shaka kuvuga ry'ibihe. Nimuvuge ngo amen. Izi ntebe twicayemo sizo twari twicayemo, birashaka ko tuzava muri izi tukajya no mu zindi. Igihe gifite imbaraga cyo guha. Bose tuvuga amateka, dufite abagabo tuzi ibihe byagiye bikomeza bari boroshye, dufite nabo tuzi byagiye byoroshya bari bakomeye. Hana yarabivuze mu gitabo cya mbere cya Samweli, yaravuze ngo ikiri kuzimu igakurayo, irakenesha igakenura. Igihe gikura umuntu kure mu mukungugu ngo kikamuzamura kikamushyira hejuru. Ndavuga ihinduka ry'iki ry'ibihe. Muraza kumfasha, mfite umwanya ungana n'uwo muri kubona dufite aha ngaha. Shaka kuza kuvuga ibintu bike, shaka kuza kuvuga imbaraga enye igihe gikoreramo. Igihe gikorera mu mbaraga nyinshi, ariko shaka kuvuga imbaraga enye muri nyinshi igihe gikoreramo. Igihe gifite imbaraga gikoreramo, kandi izi mbaraga iyo zije gikoramo ntushobora gutera intugu, ntushobora kuvuga ngo se ngo bigenze bite. Reka da. Igihe cya mbere imbaraga z'igihe gikoreramo ni igihe cyitwa kutagira ubwoba. Imbaraga ifite igihe cyitwa ikoreramo cyitwa kutagira, igihe nta bwoba kigira ngo ugikange ngo ufite inote. Igihe
gikorera mu mbaraga ya mbere yitwa kutagira ubwoba. Ntawe gitinya, ntawe cyubaha. Muri Yobu havuze ngo maze Yobu basubiza Uwiteka ati nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe ingahe. Kutagira ubwoba. Igihe kitatinye Yobu, igihe ntawe gitinya, imbaraga igihe zikoreramo za mbere ni imbaraga zitwa igihe kigusanga muri etaje kigakuniga. Igihe gikorera mu mbaraga ya mbere yitwa kutagira ubwoba. Nasomye igitabo cya Yobu ndatangara. Muri Usi, Yobu yari umukire ku bana b'abakobwa n'abahungu, yari afite abamisi batangaje, ku ndogobe, ku matungo, kuho gutura, ngo nta warushaga Yobu bukire. Ariko igihe kitatinya, kitagira ubwoba ngo kimugeraho, byose ngo bigendera rimwe. Umva ukuntu igihe hari igitangaza. Umugore yishakiye ubwe ngo abonye Yobu ageze kuri etape yishimisha urujyo, aramubwira ngo ariko mugabo wanjye, ntago mpamya ko Imana wasenze utayihemukiye, wayitutse ukipfira. Yobu abwira umugore ngo uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Imana ndayizi, mu biganza byayo harimo byose, kandi yiguhaye ntushobora kuvuga ngo ndanze, urakira. Aravuga ngo ndayiringiye nubwo yanyica, nzapfa hiringiye. Inshuti ze izo yari yizeye mu gihe cye ziraza nazo. Tugira abantu mu gihe dufite akantu batuvuga neza bakagupostinga, ariko kabura sha bakwereka igihe cyabakwereka. Inshuti ze ziraza ramubwira ngo ariko Yobu koko ntiwatutse Imana. Uzi ko Yobu yageze kuri etape, nasomye Bibiliya, ngo umubiri umuriye, ibaragiye mu mubiri. Aravuga ati ariko ubundi koko hari umuntu Imana yakorera ibi bintu atarayihemukiye. Abateoloji baravuga ngo niyo washinze urubanza. Aravuga ngo wayinyereka noneho aho bigeze, tukajya mu rukiko tukaburana, nkayibaza nkareba ko ndibona iby'insubiza. Ngo Imana iri mu ijuru avuga ngo nihanganiye byinshi, ariko umuntu ushobora kuburana nanjye uyu simwihanganira. Ngo Yobu agiye kubona abone muhagaze iruhande, arabwira ngo Yobu we ushinze urubanza, igihe ni igitangaza, ushatse kuburana nanjye, nkubajije wansubiza. Yobu ati ariko urabona nawe icyo ngusubiza, napfushije abana 10, ndi kwishimisha urujyo sinabona na mitiwere, mbazambaza ndagusubiza. Imana avuga ati ndabona ufite amakari menshi, banza ukenyera ukomeze, ndabona ni rutege ntarwo, mwibarize utubazo duke. Abahanga baravuga ngo baje ibibazo 60. Yarambwiye ngo none Yobu ikibazo cya mbere nkubaza, imfatiro z'isi zishinze inkingi zituma ikirere kidahura n'ubutaka bifatiye hehe? Yobu abwira Imana icyo kibazo mbajije, wayiremye ndahari. Mbwira icya kabiri, ati cyo ngicyo cyo rwose ntago nari mpari. Ambwira ati ariko Yobu we uri gitangaza. None se Yobu we amategeko ayobora ijuru urayazi? Ati nayobora umudugudu kutuvugana ntayo nzi. Ati reka nkubaze icyoroshye, none Yobu we kuva wabaho wari wategeka ko bucya bugacya? Ati mperuka ndyama ahubwo sinzi uko bigenda. Iramubaza, yamubajije ikibazo cya nyuma, iramubwira ngo none Yobu imvura urayizi? Ati ndayizi. Ati ngaho mbwira aho nyibika, ku buryo nyihamagaye ngo igwigwa nayibwira ngo uhite igahita. Ngaho niba ukizi gisubize. Ese niba uyizi ubundi yitwa nde? 42. Abwira Imana ati none se bareka nkagusubiza nitonze? Ati ngaho nsubiza. Arabwira ngo nze ko ushobora byose. Najyaga numvisha ibyawe amatwi, ariko noneho amaso yanjye arabyiboneye. Imana ndagira ngo utangarize ko ifite imbaraga, iri hejuru y'ibihe, itegeka ibihe, igenga ibihe, iyobora ibihe. Nubwo ibihe bikomeye, ariko hejuru y'ibihe hari nyiribihe. Umukomera amashyi, haleluya. Igihe ntikigira ubwoba, imbaraga ya mbere igihe gikoreramo, igihe ntikigira iki? Ntikigira ubwoba bwo gukura mu mukungugu kikakugira ukomeye, ntikigira ubwoba bwo kugukenesha wari ukize aka kantu mugatahane ibizakubaho byose. Ujye uvuga ngo ni imbaraga z'igihe. Imbaraga ya kabiri igihe gikoreramo ni imbaraga yitwa kutajya inama n'ugezweho nacyo. Ndasubiramo, imbaraga ya kabiri igihe gikoreramo ni imbaraga yitwa kutajya inama n'ugezweho nacyo. Umuntu igihe kigezeho nta negosiyasiyo,
ntago kiguteguza ngo tujye inama ngo ese ngo urumva twabigenza gute. Igitabo cy'Abami cya 2 ibice 5:9 kugera ku 11. Nuko Namani arazazana n'amafarashi ye n'amagare n'abagaragu ku muryango w'inzu ya Elisa. Elisa herako amutumaho ati genda wiyuhagire muri Yorodani 7 umubiri uzasubira uko waruri nawe uzaba uhumanutse. Namani abyumvise ararakara arivumbura ati nahoze ngira ngo ariko igitangaza kiragwira. Uri busohoke uhagarare utakambire izina ry'Uwiteka Imana, atakambira izina ry'Uwiteka Imana ye, arembarembye intoki hejuru y'ibibembe ngo ankize. Urumva ibihe nta negotiation. Igihe cyaje ntibiri gukibwira ngo neze ko turaza kubigenza dutya. Uyu mugabo yari umuherwe, yari umukire, yari umujenerali, yari umugabo w'ingabo. Mu gihe cyari yarajujubije abantu, ariko ahura n'igihe kimushobora. Igihe kiramubasha kimugeza kwa Elisa. Elisa ngamubona ari mu nzu ye, abwira abagaragu ngo uriya mu gihe cye nta nubwo yemereye kumbona mu maso, mugende mumubwire ngo ndavuze ngo ajye kuri Yorodani yidumbagure 7 ariko igihe kigira ngo Namani ahageze abasirikare batera amasaruti baramureba bagira ngo ni umuntu ukomeye kumbe n'umuntu ibihe byagezeho. Arabwira ngo mugende mubwire shobuja ko mushaka. Abagabo bageze kuri Elisa arabwira ati ko muje muhumagira habaye iki? Ati general raje. Ati wapi uri igihe cyaramurangije, mugende mubwire ngo ndavuze ngo nta mwanya wo kubonana nawe, ntabyo mvugana nawe, mugende mumubwire ajye Nyabarongo kuri Nyabugogo yidumbagure 7 narangiza ataye. Abahungu baraza basanga Namani bamubwira ngo boss avuze ko nta gahunda yo kubonana nawe afite. Igihe aravuze ngo ujye kuri Yorodani wiyuhagire 7. Umugabo ararakara ngo arivumbura, aravuga ngo narinzi ko araza tukavugana tukajya inama, wenda kankozaho n'ibiganza akanatakambira Imana ye. None arandebye generali muzima arambwiye ngo njye muri Yorodani, aravuga ngo ntaho njya. Abwira abasirikare ngo dutahe. Igihe ngo bari mu nzira batabaramuhagarika baravuga ati nyakubahwa afande, iyo uriya mugabo akubwira gukora ibikomeye ntiwari kubikora, iyo agusaba ifeza ntiwari kuzimuha kugira ngo dusoze urugamba. Waje tukajya kuri Yorodani ukidumbura tukareba ikivamo, twazabona kuza kumenya ngo baramushorera. Bageze kuri Yorodani wasanga amazi yatobamye yabaye ikiziba. Igihe cyakogesha muri Nyabarongo ba muri piscine. Igihe ibimwigira agezeyo ngo arambura, bamurebye basanga Namani yaraboze. Hari igihe tubana n'abantu batwihishemo, twabareba kubera igihe kitari cyabatwereka tukabona nabo kwizerwa, ariko ari imishire. Bamurebye bati mbega umugabo twirirwaga inyuma we, bati boss twakubahaga ariko noneho urava hano ugiyemo 7. Ngo agiyemo akubisemo y'amazi ajya mu bibembe avamo, aravuga ati sinsubiramo, aturajyamo. Ubu twamaze natwe kugera mu gihe cyacu turagutegeka ajyamo. Kubita 2, kubita 3, kubita 4, kubita 5, kubita 6. Ageze ku nshuro ya 7 ngo avamo, umubiri we wabaye nk'uruhinja. Igihe gifite imbaraga zo kuguhindura mushya. Nimuvuge ngo amen, haleluya. Iyo ni imbaraga ya 2 igihe gikoreramo, ni imbaraga yitwa kutajya inama n'ugezweho nacyo. 3, imbaraga ya 3 igihe gikoreramo ni imbaraga yitwa gutinyuka, kubahuka buri wese ugezweho nacyo. Gutinyuka, kubahuka buri wese ugezweho nacyo. Daniel 4:22 uzirukanwa mu bantu ubane n'inyamaswa zo mu ishyamba, uzarisha nk'inka, uzatondwaho n'ikime kiva mu ijuru, uzamara ibihe 7 umeze utyo kugeza aho uzamenyera ko
isumba byose ariyo itegeka ubwami bw'abantu ikabugabira uwo ishaka wese. Amen. Igihe kiratinyuka, kirubahuka uwo kigezeho uwo ari we wese. Uyu Nebukadinezari ntago nza kwinjira mu mateka ye, yari umugabo ukomeye, ariko igihe kimwe ngo yigira igitangaza, yumva ko ari umuntu udasanzwe. Arebye uburyo Babuloni yubatse ngo yikubita ku gatuza, aravuga ngo ni ngewe wabyubatse. Imana yavuga ati we nta soni, mu ishyamba uzarisha, uzavayo nabitegetse. Kugira ngo dusenge amasaha yadufashe, iki cya gatatu mucyumve mucyandike. Imbaraga ya gatatu igihe gikoreramo ni imbaraga yitwa gutinyuka, kubahukwa buri wese ugezweho nacyo. Nta grade waba uriho, nta mafaranga waba utunze, nta ntebe waba wicayeho igihe kitaguhagurutsaho. Imbaraga ya kane ariyo ya nyuma igihe gikoreramo ni imbaraga yitwa gutungura ugezweho nacyo. Igihe gifite imbaraga zo gutungura uwo kigezeho. Hatubwiye ngo maze Aburahamu arubama araseka. 17:17 mu gitabo cy'Itangiriro. Aburahamu arunama araseka, arabaza ati mbese umwana uzabyarwa numaze imyaka 100 avutse, kandi na Sara amaze imyaka 90 azabyara? Aba bantu igihe cyarabatunguye. Igihe gifite imbaraga zo gutungura uwo kigezeho. Byatunguye umugabo n'umugore. Bibiri bivuga ngo Aburahamu yari afite imyaka 100, Sara afite imyaka 90. Aho twasomye mu Itangiriro mwahumvise uburyo Sara yaravuze ngo bazabyumva bose bazasekana nanjye. Uwiteka aramubwira ngo nta kinaniro Uwiteka mu gihe cyasizweho nawe. Reka nsoreze kuraka, kuko mukunda ko tubabwira Aburahamu na Daniyeli na Mose na Yosefu na Debora na barunaka bose, ariko natwe ibihe ubwo bitugeraho ku buryo tuvuza ibyacu, natwe ibitabo byacu byakundwa. Hari igihe ibihe bitugeraho bikadutungura. Kafata iminota nk'itatu hari avuga tuze kwakira babadufasha gusenga n'umunsi wo kuwa gatanu. Hari témoignage, hari ubuhamya nagiye nkunda gutanga aha ngaha, kuko nabonye mu mbaraga Imana ikorera midusubiza kenshi harimo imbaraga yitwa gusangiza abandi ibyo yakoze mu buzima bwacu. Iyo uzamu ubuzima udasangiza abantu imirimo y'Imana kenshi bizagorana. Hari ubuhamya nigeze mba aha ngaha mu masezerano yanjye menshi, abenshi bakunda kuyavuga yasohoye, ariko ngiye hari nayo mvuga atari yasohora kugira umenye ko narabivuze. Nabwo buryo Imana yambwiye imodoka njya kwiga amategeko y'umuhanda, tsindwa 5 provisoire, natsinzwe 4 bona provisoire ku nshuro ya 5. Uburyo nayibonyeho byari ibintu bikomeye. Ngiye kwiga imodoka mbwira Imana nti Mana uzandinde gukorera perimi inshuro 5. Ariko naje gusaba gukora provisoire inshuro 5 harimo umugambi w'Imana. Kuko inshuro ya 3 mvuyeyo nageze mu rugo umudamu arambwira atari ko sheri n'ukuri ufite ikibazo kandi gikomeye. Nta buryo umuntu w'umugabo muzima wize n'andi mashuri asanzwe ashobora kujya gukora ikizami kivuga ngo subiza yego cyangwa oya, uburi nota rimwe inshuro 3 uvuge ngo nta kibazo ufite. Ndavuga naye ko sheri ko mbona nawe ufite amaboko 2 n'amaguru 2, ko nawe wabwiye Imana ngo izaguha umugabo ufite imodoka, igihe nazaba mpari ko nawe uzatwara, we wagiye gushaka provisoire. Arambwira ati wansabiye kode. Musabira kode nanjye ndisabira, sabe ebyiri ngo tuzajyane. Nari narize ukwezi kose ndi mu ishuri, we wamwohereza soft kuri telefone asoma ibibazo. Turashorera na twembi tujya muri sare ya polisi ku Muhima, bamwicaza mu gihande cye kibangishaza mu cyanjye, nicara kuri machine shyiramo ibibazo. Bitambwira Imana nti Mana iyi ni inshuro yanjye ya 4 ngeze aha ngaha, urukundo nkunda ni rwinshi nzi ko rutagira akagero. Mu byo undinda uyu munsi undinda uriya mugore, kuko numvaga natsinda ngatsindwa biraza ku bibazo bikomeye. Narakoze nkajya nubura amaso nkareba aho yicaye, nkabona yashishikaye ari gukora. Arakora ngera ku kibazo cya 17, ku kibazo cya 18 shishobora kubyibagirwa. Nasengeye isengesho ry'ubupfapfa, nabwiye Imana nti Mana basumbabarire na watsindwe rimwe, nibura amenye ko ibi bintu tuba turimo atari imikino. Ngera ku kibazo cya 20 nkirika gusoza ikizami. Nkubise gusoza ikizami ndebye ku manota harya hepfo mbona hiyanditse amanota 11
ku nshuro ya 4 mbona 11 batsindira kuri 12. Numva icyuya mu bitugu. Mwakagira Imana mwe, ibintu ni ibiki? Igihe cyagusubizayo ugasubirayo ukongera ugasubirayo kitari cyagera ntacyo wakora. Narambuye ikiganza mbwira umupolisi azandebere ko nashoje, araza arambwira ngo wihangane ngo ubuzinota rimwe uzagaruka ubutaha. Naragiye mpagara muri parking yo kuri polisi hanze, ntegereje ko madamu nawe asoza. Ngiye kubona mbona kubisa urugero kuri polisi, azaho nari mpagaze ahita amuhobera ambwira ati Sheri tiko monye 18 ubonye angahe? Ndabubwira mbonye 11, arambwira ngo ufite karande. Igihe gifite imbaraga, ndi kuraka kavuga ngo igihe gishobora gutungura ugezweho nacyo, iyo kikugezeho kiragutungura. Twaragiye tugeze mu rugo arambwira ati none surandihira imodoka ngiye kwiga. Ntugomba kujya kwiga, mwishyura 150 ajya kwiga imodoka. Amaze icyumweru ari kwiga, ndiganiriza mbwira Imana n'Imana kwambwiye ko nzatwara uyu mugore n'umushoferi wanjye. Numva ijwi rimbwira ngo nsubireyo, saba kode ya 5. Ndagiye nasubiraho njya mu kizami, ngezeyo ndakora. Shoje nanditse harya ifu ku manota gusoza ikizami nkubiseho haza amanota 18. Navuga ntareke Imana ni igitangaza. Uwo munsi nagiye ntamubwiye, nta n'umuntu nari nabwiye. Buryo ugishyuhiranye ubuvuga ariko ubwa mbere narabivuze kuri state yanjye ndabyandika ko ngiye mu kizami, bwa kabiri ndabivuga, bwa gatanu n'umugore turarana ntiyamenye ko nagiyeyo. Namaze gutera mugana Sheri ndayibonye. Ati ubonye inki? Ati ndayibonye. Inki provisoire. Ati wagiye ryari? Nagiye mu gitondo. Ati ko ari wabimeshe se? Nuko niko byagenze. Naramurihera agenda ajya kwiga imodoka, aratsindwa rimwe agonga muri parking. Bwa kabiri asubirayo muri circulation aratsindwa. Ejo bundi asubirayo bwa gatatu muri ka parking k'inyuma aragonga. Ntabwo wese nanjye nkajya kwiga kumaze gutsindwa 3, ushaka kuzajya umaze kugira 5 waritse nkabaza nkajyayo. Nanjye mu kwezi kwa 9 naragenda njyayo. Ejo bundi kuwa mbere nakoze ikizami nabonye perimi rimwe, nakoze rimwe. Numvije nshaka kubabwira ko Imana igitungura abantu bayo, ifite imbaraga zo kugutungura mu myaka myinshi, mu myaka mike yagutungura mu mafaranga make cyangwa menshi. Narije kubabwira ngo Yobu yavuze ngo ubwo ibihe bidahishwe ishobora byose. Ni iki gituma abayizi batareba batamenya iminsi yayo? Shaka gusengana n'umuntu uri mu iteraniro uri mu bihe wumva bimugoye, je ubwira ngo nyiri bihe ari hejuru y'ibyo bihe uri kubona bikomeye. Uyu mwaka utari warangira, igihe urimo cyahinduka ikindi. Haleluya, munyikirize haleluya.